yandikira uyu mukobwa bakundanaga ibaruwa amubwira ko yifuza ko azamubera umufasha nibaba bakuru ngo, ndetse ko natabyemera Papa Francis atazigera yongera gukunda ukundi, azahita akaba umupadiri maze akazibera ingaragu ubuzima bwe bwose. Uyu mukobwa mu gusubiza ubusabe bwa Papa Francis, igisubizo cye cyaje ari oya. Asobanura ko impamvu yabwiye Papa ko bidashoboka ko barushinga, avuga ko ahanini byaturutse ku babyeyi be. Uyu mugore avuga ko mama we akibona iyo baruwa yari yandikiwe na Papa Francis yaramutonganyije cyane, ndetse amubaza niba yumva akeneye umugabo kandi akiri umwana w'imyaka 12. Intego nk'iz'abandi bana neza nk'uko abandi bakina nk'iby'abana, akura akunda, akura akundwa, akura yifuza gushaka, akura yifuza kubyara, ariko ntabwo uko inzozi ze yari azifite siko zakunze. Imyicarire yacu yamara ikamenya n'imihagurukire yacu, twebwe nk'abana b'abantu hari ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ariko Imana yabireba ikabona atari byo bikwiye kujya muri desite, cyangwa bikwiye kujya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu nashimwe. Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi kuri ya cano yacu nziza, cano ya gikristo, cano icaho ijambo ry'Imana igacaho ubuhamya, indirimbo. Icano yitwa Pentecost Life TV. Iyi ni cano nziza ku buryo umuntu wese aho yumviye akayikunda kandi agakurikira ibiganiro bicaho yumva aguwe neza. Iyo yicaye muri sala yumva ikiganiro cyangwa yumva indirimbo zihaca, yumva umutima utuje. Si n'ibyo gusa, iyo uri kuri radiyo yawe cyangwa se ufite agatelefone kawe ugafungura ku iyo cano ya Pentecost Life TV, kubera ukuntu dusenga n'ukuntu tuhamagara Imana n'ukuntu Imana irushaho kubana natwe, si igitangaza ko umuntu yakuzura umwuka ndetse akavuga mu ndimi yicaye muri salo cyangwa ari muri modoka, yaba atwaye cyangwa bamutwaye. Koraho subscribe, kora like, comment ndetse share uyikore. Abakoresha igifaransa namwe mukore abone. Imana ibamugisha cyane. Turabakunda ndetse turabishimira kubana namwe n'ibintu by'agaciro, aho twirirwa naho dukorera turabasabira umugisha kugira ngo Imana irusheho kubagura, kugira ngo ibyago n'amakuba bibe kure y'ubugingo bwanyu n'imiryango yanyu n'akazi kanyu n'abaturanyi banyu. Turabakunda. Uyu munsi wa none tugarutse ku nkuru y'akababaro imaze iminsi icicirika. Iyi nkuru ni inkuru yumvikanye hasi hejuru ku muntu uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi. Papa rwabaye ikimenya bose, rwakoze ku mitima y'abantu benshi, baba abakristo, baba abasilamu, baba n'abandi bose badasenga. Wakibaza impamvu Papa Francis yitabye Imana, abantu bose bagacika ururondogoro bagakubitwa n'igikuba. Ni impamvu ikurikira: niwe mupapa wenyine rukumbi wabayeho agasengana n'abasilamu, akajya mu misigiti, agasengana n'abarokora, agasengana n'abakatolika. Nawe ati nta n'umwe yegeza heza, kuko yarangagwa n'urukundo n'impuhwe nyinshi. Yagerageje kunga ibihugu byinshi cyane kugira ngo abikuremo amakimbirane yari yarabaye urudaca. Bamwe muri bo baramaranye, bararasanye, ariko bikarangira atanze amahoro kubera ingabire yari afite cyangwa impano yari afite muri we. Iyo nkuru uyumve nk'uko ari kwikiza, ariko bimaze igihe. Uyu mupapa yageze muri Sudani y'Epfo, igihugu cyarabaye amatongo, ari umwirare, abantu basubiranamo hagati ya Perezida Salva Kiir na minisitiri wiwe Riek Machar. Abasoma ibirenge, arabaganirira, abasaba ko igihugu bagiha amahoro.
haraca imyaka itari mikeya igihugu gifite amahoro. Si ibyo gusa, yagiye mu misigiti itandukanye. Icya kabiri, si ibyo gusa, yahinduye n'amategeko atandukanye muri kiliziya gatolika. Ibyo ni bimwe mu bigwi byamuranze kugeza ku gushiramo umwuka we kwa nyuma. Icyatunguye abantu benshi kikabakora ku mutima kikanabatungura ni ukuntu ku birori bya Pasika yari ari mu kamodoka ke bamutwaye apepera abantu, bamwegereza abana, basoma, bahesha umugisha, bamuha impano mu gitondo cya kare. Inkuru iba kimomo mu binyamakuru by'i Vatikani, igera mu binyamakuru by'i Kigali nk'Igihe n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Bitaraca kabiri, mu binyamakuru byo mu Burundi barandika ati Papa yitabye Imana. Muri Kongo ati Papa yitabye Imana. Inkuru ibaye kimomo kuva i Vatikani kugera muri Washington n'i Kigali. Iyo nkuru ntabwo yibagiwe. Umuntu uri i Rusizi neza imushaka abasomye icyo kinyamakuru, iyo nkuru iramamaye kugera ku muntu uri ku Nkombo, ku kirwa cya Nkombo, amenya iby'iyo nkuru. Iyo ni imwe mu bintu byakoze ku bantu benshi, barababara, ariko baravuga ati gendere, Imana yagukunze kuturusha. Ati kandi icya kabiri, igihe cyawe cyari kigeze. Si icyo gusa, kuko nk'abantu b'Ishangi kuri kiliziya ya Shangi bari bamwiteze kandi bamwiteguye, bamaze igihe babiganira bavuga ati tukiteguye Papa, ariko ntabwo byakunze ko ahagera, nubwo Imana yarakunze ko igihe cye kigera ikamucyura. Uyu munsi wa none tuvuga kuri Papa, ariko dufite inkuru imwe dushaka kuganiraho. Papa Francis ni muntu ki? Ni umwana wakuze nk'abandi bana, akura afite ibitekerezo nk'iby'abandi bana, akura afite amarangamutima nk'ay'abandi bana, ariko aya marangamutima ye yaje kumusunikira ndetse cyane 90%, hafi 100% ukwiyegurira Imana. Ayo marangamutima wakibaza ngo nayahe? Papa akiri umwana mutoya yakuze afite intego nk'iz'abandi bana, neza nk'uko abandi bakina nk'iby'abana. Akura akunda, akura akundwa, akura yifuza gushaka, akura yifuza kubyara, ariko ntabwo uko inzozi ze yari azifite siko zakunze. Ahangaha twavuga ijambo rimwe riboneka muri Bibiliya rivuga ngo Imana niyo izi imyicarire yacu, yamara ikamenya n'imihagurukire yacu. We twebwe nk'abana b'abantu hari ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ariko Imana yabireba ikabona atari byo bikwiye kujya muri desite, cyangwa bikwiye kujya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Papa Francis ni muntu ki? Yakuze nk'abandi bana, akora imirimo nk'abandi bana, akora imirimo nk'abandi bose. Hari iyo gukora amasuku, gukora muri laboratwari z'imiti, imirimo itandukanye irimo gukora kuri bucari, ahantu bacururizaga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ariko ibyo byose yabikoraga afite intumbero yo kuzaba nk'abandi bose, agacuruza, agakiga, agashaka amafaranga. Ariko Imana si byo yari yaramuhitiyemo kuzakora umurimo wo gushumba abantu kuzageza ku munsi wa nyuma umwuka uheze akiri muri uwo murimo. Papa Francis uyu nguyu akiri umwana mutoya yakunze umwana w'umukobwa ku myaka ye 11, 12. Barakundana. Uyu mukobwa witwa Amalia de Manto yakundanye na Papa Francis ku myaka ye 11, 12, ariko bimubera imbarutso yatumye asezera ibintu by'urukundo no gushaka, bimwinjiza mu bintu bijyanye n'iyobokamana. Papa Francis ntabwo yatekereza ko azakorera Imana ubuzima bwe bwose, gusa ibintu byose byahindutse umunsi umwe, ndetse bihindukira ubuzima bwe bw'iteka ryose. Nk'uko navuze hejuru, ijambo rivuga ngo Uwiteka azi imyicarire yacu, azi n'imihagurukire yacu, niwe ushyiraho umugabane, niko Yobu yavuze, ngo umuntu atarenze. Mu nyandiko ye yanditse mu bitabo yanditse bitandukanye, harimo icyo yita On the Heaven and the Earth, ijuru n'isi, ndetse n'icyo yise ngo The Name of God is Master,
izina ry'Uwiteka ni nk'iryo gushimwa. Muri ibyo bitabo Papa Francis yagarutse mu bihe bye by'ubuto, agaruka ku bitandukanya abantu benshi batazi mu buzima bwe. Muri ibyo bitabo Papa Francis avuga ko akiri umwana mu myaka 11, 12, hari umukobwa yakundaga baturanye mu rusisiro bita muri urwo rusisiro bita Buenos Aires. Uyu mukobwa witwaga Meria de Manto, ngo Papa Francis yamukundaga urukundo rukomeye, ndetse bombi bakundanaga cyane. Muri icyo gihe Papa yari arimo kubyiruka, yarubakiye umugore akazu mu biti bya bindi abana bakora, akamubwira ko nibakura azamwubakira inzu nini kandi ihambaye. Ibintu hagati yabo byakomeje kugenda neza, maze umunsi umwe Papa Francis yandikira uyu mukobwa bakundanaga ibaruwa, amubwira ko yifuza ko azamubera umufasha nibaba bakuru, ngo ndetse ko natabyemera Papa Francis atazigera yongera gukunda ukundi, azahita akaba umupadiri maze akazibera ingaragu ubuzima bwe bwose. Uyu mukobwa mu gusubiza ubusabe bwa Papa Francis, igisubizo cye cyaje ari oya. Asobanura ko impamvu yabwiye Papa ko bidashoboka ko barushinga, avuga ko ahanini byaturutse ku babyeyi be. Uyu mugore avuga ko mama we akibona iyo baruwa yari yandikiwe na Papa Francis yamutonganyije. Akibona iyo baruwa yandikiwe na Papa Francis yaramutonganyije cyane, ndetse amubaza niba yumva akeneye umugabo kandi akiri umwana w'imyaka 12. Ntibyarangiriye aho, kuko na ya nzu yo mu biti Papa yari yabubakiye uyu mugore mama we yarayisenye, ndetse amubuza kuzongera kuvugana nawe. Nyuma y'uko ibyo bibaye, haciyemo iminsi, Papa Francis na Meria de Manto baravugana, ndetse batanabonana cyane. Niko umukobwa papa we yanamukubise. Kadusubiremo haruguru gatoya wumva iyo nkuru uko itangiye. Nyuma y'uko ibyo bibaye, haciyemo iminsi, Papa Francis na Meria de Manto batavugana ndetse batanabonana. Ni nacyo gihe uwo mukobwa papa we yamukubise umunsi abona ibaruwa yari yandikiwe na Papa Francis. Nyuma y'igihe batavugana, Papa Francis yaje guhita yinjira mu ishuri ry'iseminari. Nyuma y'igihe kitari kinini, yaje guhita yinjira mu ishuri ry'iseminari, atangira urugendo rwo kuzaba umupadiri nk'uko yari yarabivuze ko mu gihe cyose Meria atamwemerera kuzabana nawe mu hazaza, azahita yiyegurira Imana, atazigera yongera gukundana ukundi. Meria kuri ubu ni umubyeyi w'imyaka 76 y'amavuko. Avuga ko atajya yibagirwa ibihe by'ubuto bwe na Papa Francis. Avuga ko yari umuhungu uzi gutetesha, ndetse ko ibihe by'urukundo n'igihe gitoya bagiranye n'ubu bimuhoramo. Uyu mugore avuga ko igisubizo yahaye Papa Francis cyahinduye ahazaza hose, ariko mu buryo butari bubi cyane. Uru rukundo rw'aba bombi rwabaye urukundo rukomeye cyane. Uyu mubyeyi ufite abana byamukoze ku mutima nyuma yo kubona Papa Francis bakundanye igihe kinini, ayihaye Imana, ariko ntabashe kugira kubana. Papa Francis uyu nguyu yakomeje imirimo yo kwiha Imana kugera ku munsi no ku munota we wa nyuma, ndetse umwuka umushizemo. Turabakunda kandi turabishimira iyo turi mu rugo cyangwa turi ahandi hose. Wewe wakoze abone cyangwa subscribe ugashyiraho comment na like, turagusengera tugusabira umugisha, tukwirukanaho ikintu cyose cyakubuza amahoro. Jya uhorana ibyishimo. Nawe utaramenya Pentecost Life TV,
turagusaba ngo uyisure, uyigenderere, uyikoreho like, uyishyireho comment kugira ngo umuntu wese ukubonye n'uryumva ajye amenya ko ari cano nziza. Papa Francis uyu nguyu nyuma y'uru rugendo rurerure yahisemo kwiha Imana, ava mu nshingano, akomeza mu nshingano zitandukanye kugeza abaye umupapa. Yabaye papa mu myaka ye yose, arinda ubuzima bwe bwose kugeza umunsi ashiriyemo umwuka. Turabakunda rero, kora subscribe, ukore share. Ibyo twakuganiriraga ni bimwe mu byo utamenye ku buzima bwa Papa Francis mu rugendo rwe rwo gukunda n'urugendo rwo kwinjira mu busasaridote yiha Imana. Shalom shalom, Imana iguhe umugisha cyane.